Muraho neza nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza, nari mbakumbuye, ndabakunda cyane. Ngiye gukomerezaho n'igitabo cya 5 muri Bibiliya. Bamwe dukunda kucyita ngo ni igitabo cya 5 cya Mose, kandi kuko niko biri, ariko ni n'igitabo cya 5 muri Bibiliya, mu bitabo 66 bigize Bibiliya, kandi byose tuzarebera hamwe. Uyu munsi tugiye kureba iki gitabo, incamake y'iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ibitabo 5 bya Mose, ubwo turaba tubirangije, hanyuma tuzakomerezeho n'ibitabo byitwa iby'amateka. Mu mpera y'imyaka 40 mu butayu, Abisirayeli bitegura kujya mu gihugu cy'i Kanani, Mose yavuguruye amategeko, ayabasubiriramo, ayo Imana yabahereye ku musozi Sinayi. Abantu bavanye muri Egiputa bari barapfuye, bityo abana babo bagombaga kubwirwa ayo mategeko y'Imana, bagasubira no mu mubano wabo n'Imana. Izina ry'iki gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri, kubera ko bwari ubwa kabiri amategeko asobanurirwa abana ba Isirayeli. Iki gihe aya mategeko yakoraga ku Bisirayeli batuye muri Kanani, ari byo bigiye gutangira. Yesu yigisha yajyaga avuga ibiri muri iki gitabo cyane kuruta ahandi hose mu isezerano rya kera. Iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri giteguye hakurikijwe uko kera bandikaga amasezerano. Twavuga ko kigabanyijemo nk'ibice bigera muri 5. Icya mbere kitubwira ijambo ry'ibanze, bwa kabiri kikavuga iby'amategeko, bwa gatatu kikatubwira ibisabwa, bwa kane kikatubwira imigisha n'imivumo, bwa gatanu kikavuga itegurwa n'isimburwa no kubisomera abantu. Ijambo kumvira rigaragara inshuro 10, naho urukundo rigaragara inshuro 22. Impamvu nyamukuru yo kumvira ni ukuyereka ko uyikunda, nk'uko tubisoma ku gice cya 6 ku murongo wa 4 n'uwa 5, atari ugutinya ibihano cyangwa gushaka ibihembo. Nk'uko Yesu yavuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 14 ku murongo wa 15. Hari ibice by'ingenzi rero bigize iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Cya mbere, kongera kwibutswa amategeko 10. Hari itandukaniro hagati y'igice cya 5 ku murongo wa 15 no kuva igice cya 20 ku murongo wa 11, hose havuga kubaha isabato. Mu kuva havuga impamvu mu minsi yose isabato ari ngombwa
mu gihe mu gutegeka kwa kabiri havuga impamvu Isirayeli ariyo ikwiye gukomeza isabato. Igice cya kabiri cy'ingenzi, ibanze ryo kwizera. Mbere ya byose Isirayeli igomba kumenya Imana iyo ari yo. Ntibakwiriye kuramya ibigirwamana keretse Imana imwe y'ukuri, kandi bagahererekana uko kwizera ku bazabakomokaho n'ahandi hose hashoboka. Igice cya gatatu kitubwira isezerano ry'umuhanuzi uzaza. Imana yakomezaga kubaha abayobozi bo mu mwuka. Nyuma ya Mose haje Yosuwa. Hagombaga kuba abayobozi batandukanye mu myaka yari kuzaza. Ari isezerano ryari gusohozwa no kuvuka kwa Yesu. Igice cya kane rero kitubwira imigisha n'imivumo. Kwitondera amategeko kw'Abisirayeli kwari kubaha gukomera n'ubutunzi, ariko kuyigomera byari kuzana indwara, ubukene, ububata, ikimwaro ku gihugu cyabo. Aha tubona Isirayeli yaragiye ibona imivumo cyane kuruta imigisha. Nshuti bavandimwe, tumaze kurebera hamwe iki gitabo cya gatanu cya Mose cyitwa Gutegeka kwa kabiri. Imana ibaha umugisha ko twabanye, kandi Imana ibaha umugisha ko mukomeje kubana natwe. Imana ibagirire neza. Ugize icyifuzo cy'uko twakomezanya tukajya tubana buri munsi, mukaduha ibitekerezo byanyu, mwatwandikira n'ubundi kuri nomero tuba twasizeho, hanyuma twese tugakomeza gufatanya kwamamaza ubwami bw'Imana no gukomeza gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Ibitabo 5 bya Mose turabirangije, tubonye incamake yabyo. Ubutaha tuzatangira ibitabo by'amateka. Imana ikomeze ibagirire neza. Imana ikomeze ibafashe. Imana ikomeze kubarinda.